na mama twaraje tubakiruhura hari igihe twebwe twasubiye icyangombwa tugiye kuba twabonaga ubuzima mama bwa kandi bayuduhaye 2012 urumva imyaka 12 twabaye mu nzu 12 buri mwaka nta nyine twaragiranaga ni iyo nama rero niyo nagurishije nkuramita ikintu aho batekeshaga amamesa tukaza noneho bari gutekesha ubuto umva ari akantu kahindutse noneho gisa cy'inganzo yaje ari umurukrasa aje kwiga mu wa gatanu noneho nanjye ubwo nageze mu wa gatanu so hanyuma tuba n'inshuti twararimbanaga no muri worship team yaho twari iyo kumva ko ngomba gukora kumva icyambere nizeraga ngewe numvaga ko umuryango we wacu uzabaho neza kubera Imana ngo urabyemeye ko bibayeho cyambere hari abantu batazumva situation yanjye mama yabaga azi ngo ari buntekere hanyuma nkava mu rugo ndiye umuziki rero umuziki urimo ibintu byinshi byambabaje umuziki wambereye umuti umuziki waramvuye umvura ibikomere umuziki wambereye umubyeyi umuziki igihe iyo ukiri mu buzima ufite ubuzima buzima igihe gihindura ibintu byinshi igihe gihindura amateka upfa kuba uri muzima tu igihe kiragera ukabona gukira no gukena umuntu ukize ni uwuhe kuri wowe ukennye ni uwuhe kuri wowe kurera neza ni gute kuri wowe kurera neza amahame yanjye rero icyambere rero ikintu nizera kireka icyo ntatekereje yego n'abantu banabimenye uzambwira ibanga ryose ndibwira Dorcas nta kintu njya muhisha cyane Inkuru nziza TV twongeye kubasuhuza bakunze b'inkuru nziza TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese waba uri mu Rwanda muri East Africa ndetse n'impande zose z'isi kumva ikinyarwanda wese turamusuhuje iyi ni Inkuru nziza TV kora subscribe kugira ngo tubashe gukomezanya urwo rugendo mu by'ukuri ntabwo uzicuza gukora subscribe mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu mbere na mbere kadutangiza isengesho kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahantu bizagire abo bifasha reka twicishe bugufi dusenge Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ubuntu bwari imbabazi byawe izina ryawe bw'icyubahiro tugushimiye kubw'umuteguro wawe udahwema kutugaragariza kuba tuhumeka umwuka w'abazima mwami nishimwe rikomeye shimye Imana ngushimiye kubwo ubuzima wahaye Clever kugeza avutse kugeza amagingaya byo nyine ni ubuhamya by'uko uriho kandi ukora kandi waravuze ngo mwami icyo tuzavuga cyose twatuza akanwa kacu tukwamamaza tuzahabwa umugisha twicajwe hano rero mwami no kugira ngo tuvuge ineza yawe kugira n'abashidikanya ugukora kwawe babashe kubona gukora kwawe ngwino ubane natwe ahantu kugira ngo ibyo tuvugira ahantu bibi byo kubaka ubwami bwawe no kuguhesha ishema tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo amen yego bakunze b'inkuru nziza TV twagendereye Papi Clever kugira ngo tuganire mwaramukunze harushobora kuba yibaza ese Clever ni muntu ki tumubona ahembura imitima yacu ariko mukifuza kumenya ni muntu ki atanga ubutumwa mu buryo bwo kuririmba ako ni mu buryo burambuye ntimushobora ko hari abatabizi so nibyo tugiye kuganiraho tugiye kumenya Papi Clever ni umuntu wavukiye hehe agenda mu rugendo mu buhe buzima kugira ngo agere aya magingaya no mu byo twamumenyeho mu muziki ntabwo ari ibintu byaje ni umuhamagaro afite uko yahamagawe muri urwo rugendo ikindi turaza kuganira turaganira ku tubazo n'utundi umuntu ashobora kumubaza
kugira ngo tubashe kumenya ese Papi Clever yabatekereza ate nyuma yo kuba yaririmba no kwandika indirimbo, ese mu buryo bwo kuganira atatekereza ute ku bintu tugiye kumubaza. Papi, twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Meze neza? Yego. N'abana ubu tumeze neza twese. Uri umupapa ntabwo ubaza ngo umuntu ngo ameze ate, ugendera hamwe n'umuryango. Turashima Imana ko ikomeje kukurinda. Benshi bakubona uririmba ariko uhembura imitima yabo mu buryo butandukanye, ariko bashobora kwibaza se Papi Clever ni muntu ki? Muri make Papi Clever ni muntu ki? Yego, ndi umugabo babivuze, mfite abana 2 n'umudamu, agira umuryango mvukamo, agira n'umuryango wa madamu. Yego. Abantu batari benshi, turi mu bantu bagira famiye itari nini cyane, hanyuma ariko tukagira izindi famiye Imana baragiye duha ku ruhande, inshuti, abantu wenda se bazanwa n'ibihangano byacu, tugenda tumenyanira mu murimo w'Imana. So gutyo. Hanyuma nkaba naravukiye mu Burengerazuba, mu karere ka Rusizi navukiye. Nyuma yaho rero tuza kuza muri Kigali nyuma ya Jenoside. Yego. Ariho tuba kugeza na n'ubu. Uravuze ngo uri mu bantu ufite umuryango mutoya, ariko mu buryo bw'amaraso, ariko mu buryo bw'umukombe Imana yabagabije ni umuryango mugari cyane. Ntekereza ko iyo ni impamvu kenshi turi mu gihugu cyahuye n'amateka atandukanye, agiye atandukanye, kandi turagenda tubimenya mu buryo butandukanye. Wavukiye Rusizi, mwavuye Rusizi ryari? Numva twimutse tuvuye Rusizi neza. Hari igihe cyagezemo tukajya tuba ku batante twiga, ubundi tugasubirayo, ariko numva hari twimuka neza na famiye na mama, twaje mu 2000. Ubwo tumaze imyaka 23 muri Kigali. Ubwo famiye muvuka muri abana bangahe? Turi abana 3, nkaba uwo hagati. Mfite mukuru wanjye na murumuna wanjye. Ubwo na mama? Na mama. Papa we yaratabarutse. Twamubuze muri Jenoside. Ni ku mpamvu z'amateka twagize mu gihugu cyacu, ariko Imana ikomeza kubana namwe. Ndatekereza ko umuntu buri wese wavutse muri icyo gihe urumva umubyeyi yabasigaranye ari umubyeyi, uko ntekereza ko yarakiri na mutoya, nakiri mutoya, ku bamuzi barabona bakagira ngo ni nka mushiki wawe, ariko ni urugendo rwari rukomeye mwabanyemo n'Imana uko byagenda kose. Mugeze i Kigali, mwaje mwavuye Rusizi kubera iyihe mpamvu? Zari impamvu z'Imana. Imana niyo yari ifite umugambi, ndetse ubu ngubu nibwo umuntu wenda agenda abibona. Ati yomba nkiri Icyangugu icyo gihe, ubu ngubu nakabaye kuba hari amahirwe menshi nagiye mbura. Kuza muri Kigali rero zari impamvu z'Imana. Mu bintu bigaragara, iyo bitaragaragara utarabyizera neza, ariko twebwe twavuye Imana yavuze. Nangiye kubaza icyo kintu, ese mwavuye Imana yavuze cyangwa ariko zisubijemo rimwe? Kandi nk'abarokore hari ukuntu Imana iyobora abantu bayo kubw'umugambi wayo. Mama Imana yaramubwiye ngo nahaguruka agenda ajye Kigali. Nyuma ku bantu batizera, usibye ko ndi kuvuga bizera, ariko hari umuryango mugari w'abakristo, ariko harimo n'abakristo batizera. Bagomba kwizera. Buriya harimo abakristo, icya mbere tugira
b'abanyedini batizera uzi ko hari umuntu ubwira ngo Imana yavuze agahita yumva ni se koko Imana se muravugana Imana se ikuvugisha iti ukabona unatinye no kuvuga uko Imana yakubwiye noneho icyo bene abantu babaho so rero urumva kumva umumama ugiye muri Kigali atagiye gusangayo inzu wenda yubatse tariyo n'umugabo ari na kimwe agiye avuga ngo arasanze so kumva rero ngo ndagiye ngo ngiye i Kigali cyakoze yego nuko guhaguruka ntabwo uhaguruka uvuga ngo ndagiye gutya ntaho ngiye haba hari aho washatse niba ari iyo nzu wenda uzajya ukodesha haba hari wenda niba ari famiye wenda ugiyemo byanze bikunze yahagurutse hari ahantu uvuga ati ndagiye ariko mu by'ukuri wabonaga ko nyine ari nta cyerekezo cy'ubuzima yego ariko turaza nyine ubu ngubu umuntu nyine umuntu nabwira ngo Imana yaravuze ngo tuze muri Kigali ahita yumva nyine ko ari Imana yabivuze ariko icyo gihe byaba bigoye kubwira umuntu ngo ngiye i Kigali ngo Imana ngo irambwiye ngo ninjye i Kigali nyine umuntu yari muri situation ikomeye iremereye hari ukuntu navuga ko yirinda kwisobanura cyane kubera ko situation y'ubwayo bimusobanura yego ariko finally uko umuntu agenda abona nk'ubu nkanjye icyo turaziranye kuva kera ndizera ntashidikanya ko wowe ubwawe aho ugeze ahangaha ubu ngubu ni igihamya cy'Imana ko iriho kandi ikora kukuzi icyo gihe yego none mu virusizi mwe mu kigero cy'imyaka ngahe muri primaire mu wa gatatu yego urumva uko biri kose Kigali umuntu ujemo kiriya gihe akiri na mutoya ari no gushakiramo ubuzima n'ubuzima buremereye cyane umuntu utabasha kumushushanyiriza ngo abibone keretse uwabubayemo cyangwa akabubona muri icyo gihe ubwo mugeze hano i Kigali mwabayeho mute urumva kuba muri Kigali udakora biragoye uretse nyine cya kintu Imana to okay bwari ubuzima nyine bumva bugoye umuntu w'umumama muri Kigali wenyine afite abana ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri ndetse twabanje kujya kuri Kabuga twabaye ahantu henshi reka mbyihutishe kuko ntabwo twajya muri details ni nyinshi cyane amateka y'umuntu ni maremare ariko urumva tuza bwa mbere twagiye Kabuga yego tujya kuri Kabuga tuza kuvayo turaza tujya Kimisagara turahaba twabaye mu nzu za Kimisagara nk'enye turamanuka tujya Kiruhura naho twabaye mu nzu ebyiri turimuka tujya hirya gatoya kuri Yanza turahaba turimuka tujya ku Giti cy'inyoni iyo tubaze kugira ngo tujye kugira inzu yacu ko baje kuduha inzu nyine mu bantu bacitse ku icumu kugira ngo tubone inzu yacu twari tumaze kuba mu nzu 12 ubwo inzu wabibahe nka ryari kandi bayuduhaye 2012 urumva imyaka 12 twabaye mu nzu 12 buri mwaka ubwo urumva ni nuko ni burinzu ngewe primaire nayize imyaka 6 nayize ku bigo 8 ubwo bwenge ukabukura he ariko njya mbitekereza uko haraho nigaga igihembwe kimwe tukimuka tukajya ahandi nkahita naho niga ikindi gihembwe nyine nawe urabyumva ukuntu byabaga bigoye hari aho badusohoraga mu nzu hari nk'aho babaga baraducumbikiye nabo bakatubwira bati igihe cyo kubacumbikira kirarangiye urumva ntabwo byari byoroshye nko muri icyo gihe urumva izo struggle zose mwagiye munyuramo
ntabwo habayeho gushidikanya uvuga ati uwo mana koko umubona uvuga ati Imana yavuze cyangwa uko byagenda kose okay, ahantu twaturutse ni kure. Akunda kuvuga ngo abanyacyangugu iyo baje ntabwo bifuza gusubirayo, kuko baba bagiye cyane. Ariko ibyo ari byo byose uri muri Kigali uba ubona ko hari igihe byanze bikunze hari ufite icyizere ko ejo bishobora gukunda. Mu by'ukuri hari igihe cyageraga tukavuga ati reka dusubire iwacu tujye ku isambu. Ndabyibuka n'igihe inzara yaturiye cyane, hari igihe inzara yaturiye cyane yaze ko twahingaga, hari ahantu twajyaga tujya guhingira ahantu hakurya ya Yanza, hakurya ya Nyabugogo ugeze ku giti cy'inyoni, hari hakurya ya Nyabugogo gutya guhingira. Warahinze? Mama yajyaga ajya guhingira abandi bantu twarajyanaga. Ubu guhingura bibasha? Usibye n'ibyo ngibyo naho hari igihe tubana na mama twaraje tubakiruhura, hari igihe twebwe twasubiye Icyangugu tugiye kuba twabonaga ubuzima mama bwanze, twe tujya kuba kwa mukecuru Icyangugu. Rero niho namaze nk'imyaka nk'ingahe. Ubwo wasubiyeyo nko mu uwe mwaka? Sinibuka neza, nshobora kuba narigeze nko mu wa kane primaire. Ubwo wari mumaze umwaka umwe muri inaha? Ariko nshobora kuba nibeshya ahubwo mu kuza tuza i Kigali ho nshobora kuba nari mu kuza tuza i Kigali nshobora kuba nari ntaragira iyo myaka. Ariko ni uko nguko nyine bimeze. Noneho ahubwo twasubiyeyo tugiye tubona nyine ibintu byanze. Ubwo mureke kuvuna mama nk'abana akanabarengera. Nta nubwo byari ibyo, harimo n'utuntu tw'uburara cyane. Hanyuma turagenda tujya kuba kwa mukecuru, ariko ari nko kurambirwa ubuzima bubi. Noneho iyo aho ngaho rero iwana n'igihe imirimo yose nararagiraga, nanjye waragiraga inka ya mukecuru neza kabisa kishima. Hanyuma twarahingaga, nk'ubwo ntari igihe umwe yagiye agakuragira abandi babaga bari guhinga. Njye nibuka nk'iyo mukecuru twari dufite urutoki, mukecuru twaragiraga, hari n'ukuntu urutoki rwacu rutari rwihagije kuko yarataraga nyine ibitoki tukahinga imitobe ikavamo urwagwa bakarugurisha. Noneho we rero yakoraga byari nk'akazi nyine, ni nka business. Umuturage runaka ufite wenda ibitoki bikeya akabimugurira, noneho tukajya kubifatayo tukabyikorera tukabizana tukabihuzana bya bindi byacu byari bigize bikaba byinshi, noneho bakabitara nyine, noneho bakazabyenga. So rero ubwo ni nkavuga ngo nibwo bwari ubuzima bwa buri munsi. Siritu hari igihe wenda imirima yeze tugiye gusarura, tugeze mu gihe cyo guhinga, tugeze mu gihe cyo kubagara, hari ugukorera urutoki wenda rwakuze kurubangurira, hari uko gutara ibitoki, kujya wenda nko kuka intabo, byose urabizi. Kuka intabo? Kuka ni intabo nyine, ni aho batarira ibitoki. Noneho hari iyo bigize gutyo biba bikeneye ubushyuhe.
noneho uragenda baba barasizemo baba barasizemo akantu k'umwenge noneho uragenda ugacana aho ngaho ugacana ibishangara ibihunda twatugitaga ibihunda twari iwacu noneho ukabicana iyo ubicanye bwa bushyuhe ugenda uhungiza noneho bwa bushyuhe bukinjira muri bya bitoki kugira ngo bize gushya njye najya kurya imineke yahiye gusa so rero hakaba igihe noneho cyo gutarura ariho twaryaga nyine imineke noneho gutarura rero twataruraga wenda ngo tuvuge nk'uyu munsi nimugoroba noneho ejo mu gitondo akaza twazanaga umuntu w'umuprofesiyoneri mu kwenga noneho akaza noneho twebwe icyo twakoraga rero ahantu aho twakoreraga nyine naho duhingira habaga hari n'akazu nyine kagahari aho bengera noneho tukajya rero kuvoma amazi ahantu mu mugezi gutya munsi noneho tukaza rero tukayazana aho ngaho amazi bari bukoreshe bari kwenga habagamo no gutonora ibitoki noneho tukongera n'inzoga kandi nayo barayitara wa mutobe barawutara kugira ngo ushye nyine ube inzoga so ubwo buzima rero icyambere ubwo twabukoraga kandi bwose butubukora no kwiga yego ubwo icyo gihe mwaje kuvayo ryari ubwo wari kumwe n'abavandimwe cyangwa ari wowe nabanje kujyana na grand frère we n'ubundi ntabwo twarazanye muri Kigali iwe yari yasigaranye no kwa mukecuru noneho ngenza kugenda musanze hashize iminsi mikeya na petit frère ansangayo twese tubaho iyo noneho hari igihe nabwo numvishe nabwo wamugana ubwo buzima ubuzima nabwo burandambiye ubwaho ngaho sibirenge kwirebera mu etage mere rero icyo gihe yaje iwacu nyine njya kumureba ndamubwira nti ndumva nshaka kugaruka aranyemerera ariko yarakurabuye ko ubuzima byibuze se bwaba kareka nta cyagendaga ni kwa kundi uvuga ati umwana wanjye nta kibazo kandi mu by'ukuri ntabwo yari buhore ubuzima bwose twari kubaho nyine twabubana nta kibazo numva ntabwo umubyeyi yakwanga umwana ngo nuko ngo adakize yego noneho aranyemerera ariko nta n'itike yari afite yo kumva icyo gihe rero nkaba nari nararagiriye mukecuru noneho kubera gukunda ukuntu muragirira ugenera agashimwe intama intama nyine twaragiranaga iyo ntama rero niyo nagurishije nkuramo itike muri Kigali maze ukambwira ngo Kigali ntuzayishobora aranyuze aho hantu hose yananira ite abantu rero babona buriya nk'ababona bagabona imifiririzo uduhereza naho biva urumva imifiririzo gukora naho byahereye ubona ko nta mikino hari ukuntu ubuzima butwigisha ukabona ko nta brage nta mikino budufitiye urumva nari umwana mutoya rero gukora ibintu nk'ibyo ngibyo kandi bakawukoresha nk'imirimo nk'iyo ngiyo mu by'ukuri nkayikora ndi umwana mutoya kuza rero muri Kigali ahantu ngomba gukora akazi nicaye nkajya kuri mashine nkakora production y'indirimbo ntabwo mba numva bivunanye cyane buriya hari n'ikintu buriya imana ibituzi hari ukuntu buriya twe nk'abagabo cyangwa igitsina gabo hari ubushobozi imana iduhereza bwo gutuma twishyiramo urumva umubyeyi yari yaratabarutse mwagomba kuzuza icyuho urumva oya nibyo nyine nanjye no kuvuga hari mu by'ukuri njye nshimira imana ko nabayeho ubuzima nabayeho bwatumye mfunguka bwatumye mbaho
mbaho nzi kwishakishiriza kandi buri gihe mpora mpiturwa n'uko mfite izindi nshingano ngomba gukora. buriya hari ikintu mama yambwiraga nkiri mutoya na n'ubu ntikijya kimvamo. Yaryaga wabona uzanye ubunyanda wiyata ariko shaho ayo maboko mwanga gukoresha azaribwa n'ibimonyo. Nakumva ibimonyo natekereza kakanya avuga ati wa mugari nazaribwa n'ibimonyo, nkahaguruka nkajya gushakisha urumva. Uko nguko wagarutse i Kigali mwongera, ubwo icyo gihe ntabwo wongeye gusubirayo? Kuva icyo gihe sinasubiyeyo. Tujya dusubirayo gusura nyine bisanzwe, tugiye nko kwibuka no gusura ntabwo ari cyane. Gusura ntabwo tugiye. Umukecuru aracyariho? Umukecuru aho wabaga? yitabye Imana. Yara mama? Byara papa. Urumva yasigariyeho umuhungu we agize, Imana ishimwe. Noneho ubwo ugarutse ubwo urumva gusubira i Rusizi, wari waragahita amasomo? Narigaga naho. Ukomeza kwiga aho ngaho twakoraga iyo mirimo yose twayikoraga twiga. Wenda reka nkuhe nk'urugero rumwe. Tugenda nk'uno munsi twabaga turi Bwenge, noneho twarazindukaga tukajya gutonora ibitoki. Noneho amasaha yagera twabaga dufite n'abandi harabaga hari n'abandi bakozi badufatanya, ariko nyine natwe tugakora imirimo. Noneho tukagenda twamara wenda gutonora ibyo bitoki tukajya ku ishuri nka saa yine kwa kundi abana bajya gukina. Wasangaga hari nk'igihe twe tutadusaba uruhushya ntiwige, tukagenda tukajya kuvoma amazi yo baza gukoresha. Twarangiza après midi tugasubira ku ishuri. Mba ko mwabikoraga munabikunze. Nimugoroba kandi ukaba uri kujya nko gucyura inka cyangwa se ari nk'ibintu runaka biri aho mu matongo y'iwacu, uri bujye gufata wenda tugenda ni nk'ibijumba bakuye turi tuzarya, ni nk'igitoki se baciye cyangwa se n'ibishyimbo. Hakenga ahantu wakuye kugukunda ikijumba. Abandi ngo barabirya bakabihaga, ariko njye ntabwo njya mbihaga. It's my favorite. Nta mpamvu yo kwibagirwa. Buriya umuntu iyo ageze aheza guhora yibuka aho yavuye bimuhesha no gukomeza gutera imbere cyane. Ubwo uragarutse wongeye gusubira muri ubwo buzima uri kumwe na mama. Mukuru wawe wowe yasigayeyo? Yego, wowe twaraje turamusiga, ariko aza kuza nawe nyuma. None ubwo nyuma y'ubwo buzima ugarutse bwo bwagenze gute? Urumva twaraje tugarutse dusanga nabwo mama nyine nta kintu, ariko nk'abantu bavuye mu cyaro aho batekeshaga amamesa, tukaza noneho bari gutekesha ubuto, umva ari akantu kahindutse wageze i Kigali, ubu byumva ko byanze bikunze hari ikintu cyahindutse muri byo. Hanyuma gusa ubuzima ntabwo bwari bwiza. Urumva muri ubwo buzima ubwo icyo gihe wavuyeyo, niba wibuka wari ufite nk'imyaka ingahe? Ntabwo nibuka, ariko numva ari cyo gihe hashize kuko 2005 twabaga ikiruhura, nibwo nabatijwe. 2005 nibwo nabatijwe, kandi nibwo narangije primaire, kuko nshobora narangije 2006 natangiye secondaire, ndabyibuka neza, mu Rutobwe ahantu bita muri Muhanga, muri Kamonyera, ni muri Muhanga, ariko
uruto bwe sinjye nibuka neza ikigo urakibuka nyine cyitwa Ecole Secondaire de Rutobe. ubwo abahazi barahita bahamenya barahazi hiza abantu benshi ba Christian Yondora twariganye n'umudamu we abita wa Bonke ba papi barahize ahubwo ukiri aho ngaho hari amakuru mfite ko ushobora kuba niba wariganaga nawe niba mwarabaga mu kigo kimwe umuntu bita Gisa cy'Inganzo twariganye ariko ngiye niga muri electronique wiga Heg yari promotion imwe icyo gihe yari promotion imwe ariko yaraje ari umurokrasa yari yaraje twe twagiye mu wa kane mu Ruhango bita muri Aparudi Collège de Bethel noneho twiga mu wa kane noneho Gisa cy'Inganzo yaje ari umurokrasa aje kwiga mu wa gatanu noneho nanjye ubwo nangeze mu wa gatanu so hanyuma tuba n'inshuti twararimbanaga no muri worship team yaho twararimbanaga yari afite iriya mpano se nk'iyafite Gisa ahubwo byaragabanutse ugereranije n'uko yari ameze icyo gihe kuko Gisa ubwe urumva navuga ngo twari turi n'abana mu kuririmba Gisa yararenze uko Gisa ubwe urumva ari nk'ukuntu twavuga nko mu mashuri noneho tugiye nko kujya kurya wasangaga Gisa yakoresheje nk'uruziga rw'abantu arimo araririmba gusa n'ukuntu ameze agira confidence akunda kuririmba cyane noneho yari wa muntu urukumva abantu bashobora guhagarara imbere bakamuhagarara arimo araririmba gutya gusa umva biryoshye kabisa yakoreshaga nk'ako kantu gutya akaturirimbira gusa kumva nyine biraryoshye ibyo rero ngewe sinabishobora spirit yari afite yari ya gospel icyo gihe yari gospel n'indirimbo nyinshi yaririmbaga za gospel ndibuka yajyagamo ubuhamya akambwira ukuntu yaririmbaga muri hari groupe watwaye taska Alpha Rwirangira hari groupe yari afite iririmbaga gospel noneho ariyo Gisa rero yabagamo ubwo yaririmbanaga na Alpha Rwirangira akajya nambwira nyine ibintu byinshi cyane byo ko tuzajyanayo rero twararimbanaga tuza no kumushyira muri korari ako Gisa nyine aza gukora amafuti bamuharamvaye ubu ngubu ubonana n'ubu ngubu ubona afite ari ukuntu iyo wakoze ku bintu bya gospel ari ukuntu bikokama bikakugendamo n'ubona ko akantu kakimurimo kimwe na ba Alpha Rwirangira abonye ko byagarutse bikagira so I hope ko azagira nyuma kongera akaza kubigarukaho yego noneho icyo gihe wambwiye ko 2005 nibwo wakijijwe urumva icyo gihe nibwo nabatijwe hanyuma ariko tuze kwihuta ni byinshi cyane ntabwo tukabivamo noneho 2005 ndabatizwa njya no muri korari nigaga mu wa gatandatu njya muri korari ya ba mama nibo twaririmbanaga buriya niyo korari nabanjemo noneho nyuma yaho njya ku ishuri nkajya nza n'ubundi ngakomeza nyine nkaririmba noneho njya no muri secondaire noneho ndangije secondaire ariko hose nkaba usibye nko muri troncome narimo mu twana nyine tw'uturara ariko tujya kurangiza nka troncome birangira nakijijwe neza Imana yansuye pe ni ukuvuga ngo 2005 warabatijwe ubu umukristo uragenda ariko nyine oya ngifite twatunze tw'abadoresa ndabyumva noneho no ku ishuri sinkajya nsenga bariya ba Bonke ba Christian baririmbaga muri korari ngewe bitandeba nuko ariko tugiye kurangiza troncome Imana iranyisangira iranyisangira neza ngira ibihe byiza cyo gihe mu gusoza umwaka nari meze neza hanyuma njya muri superieur rero
hariho cyari ikigo cy'abadive naho njya muri korali hanyuma ari naho nyine naho bagisa twamenyaniye hakaba hari umusore umwe wari inshuti na gisa ahubwo cyane twararirimbanaga akunda ibintu byo kuririmba yitwa Olivier yitabye Imana imuheruka ridashira Olivier niwe wambwiye ngo muri vacances hari amahugurwa ajyaba ku ishuri ry'umuziki ahantu noneho mu kwa 12 twagomba gukora ikizamini cya leta avuga ati niturangiza ikizamini cya leta mu kwa 12 hari ahantu hazaba amahugurwa uzaze tujyaneyo amahugurwa azazamo n'abazungu baze kutwigisha gucuranga no kuririmba byose noneho cyambere ngewe ntago numvaga numva ko kwiga kuririmba bibaho numvaga kuririmba nyine ari impano umuntu atabyiga hanyuma nibwo rero twaje nyine tuza muri vacances turangije exeta hanyuma arampamagara ati rero ati abantu bagiye gutangira bashaka ko twiyandikisha turiyandikisha turagenda umunsi wa mbere tugerayo batwigisha hari mu Kiyovu cyo hasi ngewe ubwo nari maze 2012 nari ndangije secondaire 2012 ari wo wa mwaka badahaye iminsi twe tumaze kugira inzu yacu tuba ahantu bita Ikarama noneho ubwo urumva rero nagombaga kujya mvi Karama nkajya kwiga mu Kiyovu utarakomeza aho ngaho kugira ngo tuvire rimwe n'ahari twari tuvuye ikibazo nshaka kukubaza akenshi umuntu tubyita gukizwa ako burya umuntu akizwa kuko hari icyo akijijwe ni nk'ibiki uvuga kabisa ibintu nagende urumva nyine muri iyo myaka nta muntu utagera muri ya myaka agira adoresa nyine irashukana cyane so ni nk'ibiki wakijijwe icyo gihe uvuga ufashe icyo cyemezo ni twinshi byonyine no kubaho utari gusenga birakamura hari ibintu twinshi tw'utugare tw'abana ntekereza ko kubera guturuka iyo mu cyaro wengaga inuza ntekereza ko ushobora kuba waranyweye ntabwo wanywaga kuri urwo rwagwa urwagwa nararunywaga ariko nkarunywa ariko akundi tugendera mu kigare nyine cy'ababyeyi cyane ko byabaga bimeze nk'uko twarangiza kuryanga tukanywa akaji niko naho byabaga bimeze nyine kubera ko rwabaga ruri aho ngaho ariko ntabwo ari ibintu nenjoyingaga cyangwa nsinde oya n'inzoga zindi wapi kubera ko twarezwe na mama kandi we ari umurokore nta kantu kigutinya kazagamo twumvaga inzoga n'ubundi atari ikintu cyiza mu by'ukuri dukomeza warugeze urimo kuvuga mwimukiye yego natangiye kwiga icyo gihe natangiye kwiga umuziki hanyuma 2012 mu mpera bwo ni mu kwa 12 hanyuma dukora ayo mahugurwa abazungu bari bavuye muri Finland baje kudukoresha ayo mahugurwa hanyuma baradufasha ariko kandi nsanga nyiri shuri ari umupasiteri kandi wo muri ADPR noneho ntashye mbibwiye umukecuru wanjye ahita ambwira ko baririmbanye muri Betania Ikamembe i Rusizi Gihundwe noneho nibwo numvishe hari akantu ka connection kazamo kuko nari namaze kubikunda cyane mbona ari ibintu mushaka none ndavuga nti rero niturangiza aya mahugurwa nzamwinjirira ahubwo ampereze umwanya wo gukomeza nyine nkajya njya kwigayo ariko noneho bya bindi nababwira ngo sinari nzi ko kwiga kuririmba bibaho cyangwa se kuririmba babyiga
naho ngezeyo ahubwo birancalenjinga byatari nsanga nubwo ni isomo rirerire nsanga ahubwo nta n'ibyo narinzi nibwo rero nyine urumva nahise mbikunda cyane ndabikunda ariko kandi nk'uko nabikubwiye ya spirit yanjye yo kumva ko ngomba gukora kumva icyambere nizeraga ngewe numvaga ko umuryango wacu uzabaho neza kubera njye kanwa kararema icyo kintu numvaga ko byanze bikunze nareba nkabona nta muntu mfite n'umwe wo kuvuga ngo uyu nguyu ngo azampa amafaranga cyangwa se ngo uyu nguyu ngo azanjyana hano n'ibiki byose expectations nyinshi nareba nitegereje neza nkabona byanze bikunze umuryango wanjye uzabaho kubera ko principe wari ufite wumva ko nta muntu wakugirira impuhwe abo bose twari twaragerageje byari byaranze n'abafite icyo batumarira babona wapika mu miryango sinkunda kubigarukaho kenshi cyane cyane ko ari Imana nyine ubwo Imana ibikora hanyuma noneho mpita mbimenya cyane ibintu byo kuririmba ndabimenya cyane abazungu bakajya bahora bagaruka buri mwaka ariko impari noneho ni nabwo 2013 urumva uwo mwaka unyuzemo maze kurangiza kwiga mpita mbona buruse mu za mbere nari maze kubona buruse kandi noneho ikibazo nari mfite buruse yo mu byo by'umuziki cyangwa amasomo asanzwe amasomo asanzwe amasomo asanzwe twagiraga buruse hari izo bitaga ngo iza leta ngo n'iza farije ariko njye nawe bibonye mu za mbere kabisa za leta noneho bahita banampa n'ikigo nashakaga ko nashaka ikigo cy'i Kigali kizamfasha kujya nkako nkomeza umuziki noneho icyo gihe rero bahita bampa IPRC Kicukiro ni nacyo kigo cyonyine cyari gihari cyamfavoriza kugira ngo nkomeze umuziki kuko ikindi kigo cyose bari bumpe nari namaze kudesida ko ikigo kiri inyuma ya Kigali ntacyo nzajya kwigamo nuko nari namaze kubidesida namaze kudesida ko ikigo bazampa kiri inyuma ya Kigali sinzi uburyo bizagenda bizanangora ariko numvaga byanze bikunze ntazajyayo kubera ko nabonaga nakundaga ibintu by'umuziki cyane nuko ariko hakaba hari n'umusaza wari warampanuriye arambwira ati rero wa mwana iyo gitari ntizakubeshaho umuryango wawe uzabaho kubera iyo gitari noneho nabireba nkabona ntikwakundi nyine abahanuzi nyine abahanura wareba na situation iyo urimo ukavuga se bizakunda ntibyambuza no kuba nakwiga amasomo asanzwe that's fine noneho sinzi niba nabyo wenda ari ikintu byongeragamo cyane ariko numvaga ntava nyine muri Kigali ko ngomba gukomeza ibintu by'umuziki so njya kwiga rero muri IPRC ariko njya kwigayo noneho ubuzima bwatangiye guhinduka iwacu mu rugo niba twaraburaraga tukamara nk'iminsi nk'itatu cyangwa se twanabonye ibiryo ukavuga ati byanze bikunze ibi nibishira ntituzi niba ibindi bizaboneka none icyo gihe nari maze kwiga umuziki hashize akanya agahe gatoya bahita batangira kumpa abana bo kwa Gisimba bazaga kwiga umuziki nabyibuka mpita ntangira kujya mbigisha kujya no kwigisha gitari ahantu najyaga njya kwigisha gitari ahantu mu ngo kandi ubwo twakubitaniraga za Remera burya i Remera nabaga ngiye kwigisha umupapa Imana imumugisha hari umwana we nabaga ngiye kwigisha kabisa nabo bari bumpe udufaranga hari amakorali nakoreraga training ngo hari muri za 2015 na karindwi gutya nabitangiye 2015 ya kuko 2014 buriya 2014 nanakoze muri Miricoline
mukuramo ibiki twaririmbaga twari dufitemo bande yari irimo ba Bob Pro bareba agicuranga atarajya muri production yari irimo abantu bita ba Columbus ba Chubaka bita ba Samo ba Richard Serge Rugamba yego noneho njya kubasaba kubajoininga icyo gihe n'umwana mutoya nyine urumva baranyemerera nabo bamaga udufaranga twiza kuri icyo gihe twari twiza kabisa urumva nakoraga umunsi umwe twakoraga umunsi umwe mu cyumweru ku kwezi bakampa 40,000 ubu ku munsi nabaga nakora 10,000 10 rero ibyo byonyine ubwabyo 10,000 nibyo bampaga ahubwo byo nigisha abo bana urumva rero 10,000 kuri njyewe byabaga ari byinshi cyane nakoze wewe wungukiraga kuba ufite abantu benshi ushobora kwigisha icyo gihe ubuzima bwari butarahabasaba cyane nayo ntaragira n'abantu bo kwigisha urumva ibintu bya Miracle byaje guhagarara hari igihe cyagezemo hazamo gahunda yo kugabanya urusaku mu mujyi wa Kigali n'insengero barazifunga nyinshi noneho icyo gihe rero ni nabwo natwe baduhagaritse Miracle bamaze kuduhagarika mbona nta cyerekezo noneho birarangiye ariko noneho mpita mbona abandi banyeshuri bo kwigisha ibyo rero ndabikora ariko natangiye kuzamukira indirimbo ya mbere nyikora nibyo ngibyo nakoraga ariko nabwo vuze yego nyuma yaho gatoya muri IPRC nari maze gucikiriza amasomo kuko nkuko ibyo byose nakubwiye aho najyaga gutoza amakorari aho najyaga cyagutwaraga umwanya kwigisha abana aho nabaga ndi nko muri nabaga ndi nko mu ishuri ariko mfite indirimbo nza kwiga nzakora ku kazi noneho nkaba rero njyewe mu gihe abandi bari kwiga amasomo asanzwe njyewe ndi kumemoriza indirimbo ubwo urumva niba warakoraga umuziki ari wumva byakugiyemo byasaba ko ugomba kuba ufite repertoire nini oya ahubwo ikiyongereye kuri icyo ngicyo njyewe naryaga kuko nakoze ni ukuvuga ngo nabaga nzi ko mama kuko ni njyewe warangije bwa mbere na mukuru wanjye namutanze wari nyakabyizi mu muziki yego ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubuzima bwacu bwamaze guhinduka tutakiburara yari ngewe na mukecuru gusa abandi bana bari ku ishuri kandi nagombaga kumenya ngo niba murumuna wanjye atatse uri kumva ndamwohereza amafaranga sibyo niba mukuru wanjye agize akantu yifuza ndamwohereza amafaranga noneho mama ntago mpagaritse n'ibi ngibi ndi gukora sinabona na tike njyana ku ishuri so icyo gihe rero nagomba gushyiramo imbaraga mu kintu kiri butume ndi bubone ako gafaranga kari buze kumfasha niyo mpamvu rero abandi twari turi nko kwiga bavuga ngo mu kanya hari kati kabiri buhure n'amasaha ngiye kujya gushakamo amafaranga ubwo rero nta mpamvu n'imwe nabonaga yangumisha mu ishuri urabona n'undi twiga kugira tubone amafaranga najya gukorera nk'ahantu bakampa 2,500 ariko urumva ko byahuraga na bwa buhanuzi wa musaza yakubwiye byahise bigukukiramo wumva urabikunze cyane oya ntabwo ari ukubikunda Diodo ntabwo ari ukubikunda by'ibindi wenda ngo nanga ishuri kuko n'abana twiganye abenshi barabizi ko ntari umuswa ahubwo sinigaga ni ukuvuga ngo ngubwo babaga bari kuvuga bati tugiye gukora kati ngiye nareba ku masaha nkabona ahuye exactly wenda na repetition ngiye kujyamo yakora runaka kandi bari mu 2,500 nkaba ndagiye yego nkaba ndagiye kuko nabaga nzi ngo ayo 2,500 ngiye gukorera niyo ari bumviremo itike izangarura ejo ku ishuri 2,500 haravamo 1,000 ndi buhe mama agahaha niyo mibare nabaga mfite
kandi noneho ntugire ngo ni n'amafaranga menshi niyo mibare yabaga mfite ya buri munsi urakumva iri bunarangirane nyine n'ibyo ngibyo ku buryo amasomo nk'atatu yaramfashe binsaba kugira ngo nyishyure amafaranga ndayabura burundu ntayo nari mfite neza birangira nyine amasomo nyahagaritse noneho ibaze ko ngo hari n'ibintu nyine biba muri universite byo gususpanda noneho ukazakomeza mu gihe ubonye ubushobozi noneho ngewe nta n'amafaranga nari mfite yo kwishyura ngo umuntu asuspande urakumva yaba none ahubwo kankwirundurire moto birarangiye ndavuga ni rero ubu ngubu njya nkunda kuvuga icyo gihe ndabyibuka neza narabyibwiye pe navuze ni rero mana ubu ngubu urabyemeye ko bibayeho cya mbere hari abantu batazumva situwasiyo yanjye hari abantu bazavuga ko nanze ishuri hari abantu bazavuga ko nyine nananiranye hazavuga ko nagiye mu bintu by'ubucucu niko navuga urumva no muri icyo gihe umuntu nabwiraga ngo noneho akambaza ngo ugiye gukora iki namubwira nkavuga ngo ngiye gukora umuziki mu by'ukuri n'icyo gihe ubu ngubu iyo ubwiye umuntu kuko twaje nyine hari utubeshejeho ubu ngubu urabivuga bikumvikana ko ndibuka nka 2016 2017 ujya mu nsengero bajyaga aho bakoreye amakonseri barabyibuka urumva wavugaga ikintu ngo Imana yambwiye ko umuziki ari uzantunga abantu nyine ukumva bati se ubuyobe bw'aba bana oya ndabyibuka n'icyo gihe buri muntu wese urumva nk'abantu bakuru abantu bakuru barandebaga kakana tuno mwana disi araduhombe ntazi ibyo arimo noneho namara nk'uko nguko wenda nitangiye wenda nk'ubwo buhamya avuga nti Imana yambwiye ko umuziki ari uzambeshaho kandi ubeshejeho noneho abantu rero ubundi abantu bakureba uko uhagaze byakukanye siko hari n'abantu ntabazi ngo ninjiza ngahe ariko ugasanga arimo arakubwira ati ariko ibintu urimo ko ari ubuyobe kandi ntazi ngo winjiza ngahe cyane wabona ninjiza na make kurusha yawe cyane ariko ibyo ngibyo ntabizi nyine yumva ko kuba wagiye mu ishuri ariko kuba umuntu w'umugabo urumva rero that's fine uko niko nyine abantu nyine batekereza buriya ntuzara ukuntu Imana itanga ibintu byayo kandi buriya niyo ukunda kuririmba ngo amahoro Imana ihereza abantu bayo urumva ari uburyo itaguhereza ibigize ikaguhereza icyo kintu ikagutungisha twa tuntu bya bintu biri aho ngaho kandi ukabaho neza ugaragara ubona ko bimeze neza umwami ntako atagize urumva ko ubu ngubu uri umugabo ufite abana urabarihira kuko nta kindi ukora ni umuziki so rero turashima Imana ko iyo akoze ibyo bintu kandi ikabisohoza aba bantu bapingaga bari kubona ko ubu ngubu bigutonze ni ukuri Imana ishimwe Imana ishimwe so hanyuma rero ubwo nihusemo gatoya igihe kiragenda ku ishuri nyine ubwo birahagaze noneho njya mu muziki nyine completely ariko noneho ubu rero ni ngewe gishoro kuba ngiye kuba igishoro rero bivuze iki niba ndi mu muziki ngiye kuba excellent ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta mikino n'imwe ngiye kuzanamo ngewe ndabibuka iwacu hari Karama nabaga i Karama nkamanuka ku giti cy'inyoni nkatambika Nyabugogo nkazamuka Muhima nkagera mu Kiyovu ndi kugenda n'amaguru ndi butahe n'amaguru ibyo nkabikora icyumweru kimwe nkabikora ibyumweru bibiri bukaba ubuzima bwanjye bwose yego noneho ndavuga nti ubu ngubu ubuzima bwanjye bwabaga ari ubwo ngubwo kandi se ngo niba nabonye ya mafaranga yandi nakubwiraga nayo kujyana mu rugo
namara kuyajyana mu rugo mu gitondo mama yabaga azi ngo ari buntekere urakumva twabonaga na mama gusa abandi bari ku ishuri mama yabaga azi ngo ari buntekere hanyuma nkava mu rugo ndiye nkongera kurya ntashye ubwo niko byabaga byesitaye noneho nkagenda nkahirirwa kuva mu gitondo nahageraga byibuze nko mu masaa 3 za mu gitondo nkabanza nkaruhukamo ukuntu urugendo narangiza nkajya mu cyumba ngakora ijwi nkakora ama exercice nkananirwa nkajya kuri gitari nkakora exercice za gitari nkazikora nkananirwa nkajya kuri piano nkajya kudodanga nananirwa nkasubira mu ijwi wenda bikagera saa 7 nibwo abana bazaga abo nigishaga aho ngaho saa 7 nkigisha abana saa 8 zikaba zirageze nsoje narangiza nkasubira mu myitozo yari routine yego narangiza saa 10 zikaba zirageze mfite korali ndi ugiye kugira gukoresha repetition ubuzima bwabaye ubwo ngubwo umuziki urazamuka indirimbo ntekereza ko wasohoye bwa mbere ntuvuze yego wayikoze 2000 kangahe 2015 ntekereza ko twamenyanye ari niyo wari ufite n'uburyohe buryohe ndayikunda cyane cyane uburyohe nayo byari 2010 buryohe ni ya mbere iriya ndirimbo ifite amarangamutima abakunda kumva indirimbo zawe zifite amarangamutima nk'uburyohe ubwandika wari uri mu yihe muhe mwuga yani kwa kundi nkunda kwandika indirimbo mfite nk'ibihe byiza cyangwa se ari ikintu na kimwe kinteye kumva nezerewe Imana nkayandika sinibuka neza ko hashize n'igihe sinibuka neza ukuntu nayanditse uvuze yego niyo njye nibuka ko nayanditse tugiye kujya guhumuriza umuntu wari ufite ibibazo nicaye ntegereje tujya kujyana na ba mama hari n'abandi bantu benshi tugiye kujyana noneho nicaye mbategereje ko bambwira icyo gihe nigaga muri IPRS noneho nari nicaye muri ghetto twabagamo mbategereje ku confirmation nyine ngo baze noneho mpita numva amagambo y'iyo ndirimbo araje nifite na gitari nyine tugiye kujyana mva ayo magambo araje urabihuza mpita nyandika tugeze aho tugiye ndayibaririmbira benshi usanga indirimbo zawe benshi baziterana kubera ko wamenyekanye mu gukora n'ama collection y'indirimbo zo mu gitabo ukazikora hari n'indirimbo zawe bagira ngo ni izo mu gitabo ko ndibuka hari indirimbo yakunzwe cyane yawe yitwa impamvu zibifatika ni indirimbo nanjye ubwanjye nkunda kenshi indirimbo zawe ndazikunda ko twamenyanye arizo ufite cyane ndazizi cyane ariko impamvu zibifatika ndibuka ko wayikoze uri hafi gukora ubukwe kuko ndibuka ko nibwo wayikoze urumva yasohotse 2019 kandi mu mwaka nakoreye imbere yaho ko ndibuka ko nageze muri studio maze gukora agakorasi nubwo wari umaze kugakora ni nabwo ari no kwiga production ndavuga ati iyi ndirimbo iteye ubwoba nibwo nahise tugana na Musinga itavuga ati izakora ibintu bikomeye cyane kandi nako byagenze Imana ishimwe urumva ubuzima bwarakuvunnye urumva n'umuziki n'imiziki yarakuvunnye umuhanzi mwe naremye ngo iyi miziki yarambabaje rero nawe yarakubabaje ntekereza ko urugendo rw'umuntu gutangira biragoye kandi ahura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye nyinshi bazivuzemo ko wari ufite ikimana yakubwiye ufite uwo muhamagaro ariko aho ngaho ukihari njye ntabwo njye numva umuziki warambabaje umuziki wambereye umuti umuziki waramvuye umvura ibikomere umuziki wambereye umubyeyi umuziki
ya muziki warandeze mu by'ukuri. yego Yeah. kukubabaza mvuga ntekereza ko nizo zambogamizi ugenda uhura nazo muri urwo rugendo kuko ugira ugera aha ngaha ntahoze abantu benshi baguca intege cyane urumva twanabinyuzemo. Ntekereza ko nakubaza ese ni nk'ibiki byakubabaje muri uru rugendo rw'umuziki apana rw'ubuzima rwo ni ibintu bigize mu muziki ko nibyo bigutunze kugira bibe success ubu ngubu nuko wararwanya urugamba. Hari nk'ibyo ukavuga ati ibi bintu kabisa byarambabaje nubwo nakomeje kubinambaho. Umuziki rero umuziki urimo ibintu byinshi byambabaje. Hari abantu se baguca intege, hari aho ugera abantu bakagusuzugura. Nkunda kubitangaho urugero kuko byo byarambabaje kurusha ibindi byose. Nk'aho akenshi bakundaga wenda nko kuduhamagara mu biterane, ugasanga wenda barakwibagiwe, bakubwira wenda we nturi buririmbe, umwanya wabaye muto kandi bagutumiye. Hari aho twagira ngo baduhaye platform nziza y'ikonseri ikomeye, batumira inshuti zawe uti muzaze nzapafominga, barangiza akaba ariyo bajya gukoresha sound check, bakakujyana kuri stage n'abantu bataranaza, kandi ubwo ngo barimo barakuzamura. Ibyinshi byambabaje. Icyo ni kuri cyo cyambabaje kurusha ibindi. Hanyuma mu kanya ukaza kumva, nkunda kubivuga cyane, mu kanya ukaza kumva umusara azamutse kuri stage, ati noneho rero ubu ngubu konseri iratangiye kandi umaze kuririmba. ukaza waje gushyushya stage. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo wari uri muri part of concert. Urumva rero nuko kuba baranavugaga rero hari ibintu byinshi cyane bibaza abantu iyo batangira umuziki. Hari ibintu byinshi bibabaza pe. Hari igihe abantu bagusuzugura kabisa ukumva wabivamo. Urwo rugendo rwose twavuga ibintu byinshi cyane. Umwanzi w'igihe ni amasaha. Papi Clever ni umuntu uko biri kose uri umubyeyi, hari experience nubwo utaba mukuru mu buryo bugaragara ngo ugire imvi, ariko ubuzima buratwigisha. Hari experience ufite, buri muntu amaze kubyara akagira abamaze kugenda ajya experience, byakongera n'ubwo buzima nuko guhatana bikaba ibindi. So ni umwanya w'utubazo nshaka kukubaza. So bibaza wowe kuri wowe nka Papi Clever, ubuzima ni iki kuri wowe? Ubuzima ni impano y'Imana. Kuri wowe? Yego. Ubuzima kuri njyewe ni impano y'Imana. Ni ikintu Imana yaduhaye. Byanze ikintu cyo nabonye igihe iyo ukiri mu buzima ufite ubuzima buzima, igihe gihindura ibintu byinshi, igihe gihindura amateka. Upfa kuba uri muzima tu. Igihe kiragera ukabona ibyo bintu wabuze. Ugenda ubona abantu benshi, abari hasi bakajya hejuru, abari hejuru bakajya hasi. Rero kuri njyewe nabonye ubuzima ari impano Imana itanga. Kubaho neza ni ukubaho gute kuri wowe? Kubaho neza ni ukugira Kristo mu buzima bwawe, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Urukundo rufite ikihe gisobanuro kuri wowe? Urukundo urukundo ngewe uko naruvuga, ndi kubyumva ariko ndi gushaka uburyo nabivugamo. Urukundo numva biri mu bigize ubuzima, biri bigize mu buzima bw'umuntu. Uravuka, ababyeyi bakaguha urukundo, urakura ukabona abantu bagukunda, ukazabana n'umugore we akagukunda, urakura ukabona abavandimwe baragukunze, urakura ngewe nkanjye ni abantu bagiye banyikundira. Urukundo rero ni part of life.
ni ubuzima, ni igice kigize ubuzima. Yego. Ubushuti bwiza ni ubumeze gute kuri wowe? Ubushuti bwiza kuri njyewe ni ubushingiye ku bukristo. Kuko nk'uko nabikubwiye hari ibigari nagiye ngiramo twita ubushuti, ariko bukuroha. So rero ubushuti bwiza ni ubwa wa muntu uzahora akujyana mu byiza, kandi rega nta byiza bindi bihari usibye kuba muri Kristo. Rero ubushuti bwiza ni wa muntu mushobora gusengana, ni wa muntu mushobora kujya inama. Ibanga ryo gukabya inzozi cyangwa ibanga ryo kugera ku intsinzi ni irihe kuri wowe? Kuri njyewe ntabwo navuga ku bandi. Icya mbere ni ukubaha Imana, icya kabiri ni ugukora cyane. Ntekereza ko muri urwo rugendo rwose wahuye n'ibyo bintu byinshi. Abanzi twabigiraho iki? Abanzi rero nabo bari mu bigize ubuzima bw'umuntu. Byanze bikunze. Umunyarwanda niwe wavuze ngo ntawe ukundwa na bose. Byanze bikunze. Ndi mu bantu nagiye mbona abantu benshi bankunda, ngatangazwa no kubona umuntu anyanga nta kintu anyangira. Rero naje gusanga biba mu buzima bw'abantu. Ni kamere ya muntu. Yego. Utekereza iki ku mafaranga? Amafaranga rero ndayakunda. Yego. Amafaranga ujya uzasaba amafaranga. Hari abantu bakunda kujya mu bintu by'umwuka cyane. Njyewe nkunda amafaranga, ndetse n'umuntu wampa amafaranga. Amafaranga ni buri kintu cyose ni amafaranga. Ubuzima bw'umuntu bwose ni amafaranga cyane. Ahubwo ikibazo ntabwo ari amafaranga, ahubwo icyo ukoresha amafaranga ni iki. Ntekereza ko ari uko nguko. Burya abantu nyine bakora umuntu wese no kwifuza ko yakoresha icyo ashaka, kumva. Ariko amafaranga nyine yo ubwayo ugiye kuyavuga yo ubwayo amafaranga. Amafaranga ni ubuzima. Ibyishimo ni iki kuri wowe? Ibyishimo ni ukumva unyuzwe. Imana uyibonera mu yendorerwamo? Imana ni byose. Imana ni byose. Nyibonera mu bintu byose, mu bintu byose ikora. Yaba nk'ubu ngubu, cyambere Imana iradukunda. Byonyine kumva ko mu gihe ndi muri ubu buzima yatanze umwana wayo kugira ngo njyewe ampe gukiranuka. Byonyine ubwabyo uhita ubona ukuntu Imana nyine ni urukundo. Yaradukunze. Yego. Kandi bavuga ko ari se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, yakubereye papa. Ni papa. Yego. Ni byose mbese. Umugabo nyamugabo kuri wowe numeze ute? Umugabo nyamugabo n'umenya inshingano ze. N'umenya inshingano ze kabisa. Akamenya kuzikora neza kandi atiganda. Gukira no gukena, umuntu ukize ni uwuhe kuri wowe? Ukennye ni uwuhe kuri wowe? Ibintu rero umuntu yerutse kubivuga. Ni urugero ndi butange ariko numvise ari ukuri. ngo umukire nubasha kubona buri kintu cyose akeneye. Umukire niba ukeneye inzu ukaba uyifite, ukeneye imodoka ukayibona, niba ukeneye minerivare y'abantu ukayibona. Basic needs mbese. Yego. Nibwo bukire. Noneho umukene rero naho ni opposite y'ibyo ni opposite. Yego. Utekereza iki ku gusaza? Kuba umuntu avuka agasaza, niki twakwigira mu gusaza? Gusaza wowe ni neza ni gute? Gusaza nabi ni gute kuri wowe? Hakuna abanyarwanda bakunda kuvuga ngo uzasaze ngo utanduranije.
kutanduranya rero ntago ari uko ngo uba wararwanye cyane n'abantu cyangwa se uterana amakofe, ahubwo kutanduranya ni ukuba utaragize umuntu n'umwe mugira ikintu mupfa, cyangwa se kuko hari nk'abantu babaho ubuzima ariko ukagira ngo ubuzima bwabo bufite limite, hakaba ari kuvuga ati mbese umuntu udatekereza imbere, nko kuvuga ngo ndi gutekereza mu myaka iri imbere ni iyihe nkuru nzasiga umusozi, akabaho byanona, akaba umuntu rero ushaka kubaho ibintu byanona ahangaha, ariko gusaza neza ni kwa kundi usaza abantu bose bakigufite mu ishusho nziza, ufite nyine ishusho nziza mu bantu. Yego. Kuri wowe ubona igihe mu iyihe shusho? Igihe ni amafaranga. Igihe ni ibintu igihe nicyo kigize ubuzima bwacu, kuko iyo utakaje igihe utakaza ubuzima. Amahirwe uyizera ute? Umwaka wizera ute? Amahirwe rero iby'umwaka usimbizi, byo sinanabyizera, gusa amahirwe yo mbona aricyo kintu Imana yaremye gitandukanya abantu, kuko uyu munsi umuntu aba afite amashuri, yarize cyane, ariko umuntu utize cyane akamurusha kuba successful. Uyu munsi tuba tuzi abantu twiganye ari abahanga cyane, abantu bakunda kubiteramo brage, ugasanga niba ugiye no kumukopera aranze agize gutya, uyu munsi ugasanga wa wundi wajyaga kumukopera niwe uno munsi umeze neza. Niyo byita ngo ukajya gusaba uwo wimye. Amahirwe rero naje gusanga ariyo diferanse iba mu bantu cyane. Aha. Utekereza iki kuguhatiriza bimwe mu bintu uhatiriza, ku muntu uhatiriza ibintu nyine, utekereza ute kuri icyo kintu? Guhatiriza ubwo sinzi uburyo context uri kubijyanamo, ugasanga nk'umuntu ahatiriza ibintu ariko byaranze pe. Uravuga nk'umuntu akaba wenda atekereza nka business ariko atari ibintu ashoboye. Umuntu aba ataramenya nyine uwo ari we, umuntu aba ataramenya uwo ari we, ataramenya nyine icyerekezo cye. Guhatiriza rero njyewe buriya sinjya nahatiriza, ntabwo rero nabimenya. Donc buri no guta n'igihe sometimes, aba ari uguta igihe cyawe. Ikindi nkeka ko sinabyiza mu by'ukuri, sinabyiza. Kubw'amahirwe ikibazo njya kubaza, uri umupapa warabyaye, hari ubuzima bwa gisore wari ubayemo, hari n'ubuzima wabayemo ufitemo abana, wowe ku bwawe abana twabigiraho iki? Abana rero ndabazana muri bwa buzima bwacu, bwa buzima nabanje kuvuga, noneho no mu rukundo. Abana banyereka urukundo Imana inkunda, kuko abana banzanira ibyishimo byinshi ntabona ukuntu nasobanura. Ni nayo mpamvu buri gihe iyo ntekereje ku bana Imana yampaye, nsengera umuntu utarabona abana. Tukiri aho ku bana, cya gihe uri i Burayi, mwagiye i Burayi, wumva mwagiye wowe na madamu, mwamaze harya amezi? Twamaze ukwezi. Yes. Ukwezi ni kunini mwasize. Twamaze ukwezi ariko twamaze ukwezi Burayi, ariko tuvuye i Burundi naho twamaze ibyumweru 2. Twavuga ko ari n'ukwezi n'igice. Mwumvaga mumeze ute muri yo, mbona abana mwarabasize? Yego bari mu maboko meza, ariko urumva nyine ya protection y'ababyeyi n'umwana, kumva nyine ubari kure,
mwumvaga mumeze mute? twarabakumburaga cyane ko buri munsi twarabahamagaraga ndetse Dorcas niwe waje no kuri airport yerekana amarangamutima nyine ararira. Twari twabakumbuye cyane nyine. Nibyo nahinda kubwira, ni urukundo rutagereranywa, urukundo Imana yatweretse rutagereranywa, niko nabivuga. Yego. Kurera neza ni gute kuri wowe? Kurera neza rero ni uguha umwana ibyo akeneye, kandi uwo mwana ukanamuha ibimukwiriye. hari ibyo akeneye nyine binamukwiriye. Ntago ngewe uko mbitekereza, ntago ari ko umwana buri kintu cyose ashatse akibona. Niyo principe. Ngewe niyo principe ngenderaho. Ntago ari ko buri mwana ikintu cyose aririye akibona, kuko ashobora nko kwifuza icyuma, kandi icyo cyuma kiri bumukate. Ubwo ngubwo wenda simvuze n'ibindi, icyo ni example ntanze. Ariko hari uburyo rero umwana ariko ukaba umeze nkaho uri kumushora mu buzima butari bwiza, atazabasha kwibeshaho. So ngewe rero uburere nemera neza ni ubwo gutoza umwana kugira ngo azabeho ubuzima ashobora kuzabaho nyine mu gihe waba utanahari. Yes. Ntekereza ko cyangwa undi uko ngiye kubivuga, ntekereza ko umubyeyi wese aho ari hose, nawe nabonye umubyeyi aba akwiye gusobanurira umwana uwo ari we, kugira ngo isi itazamusobanurira uwo ari we. Iyo umubyeyi yamusobanuriye uwo ari we, agira uko agenda, akagira n'icyo atinya ko umubyeyi yamusobanuriye uwo ari we. Kuri wowe kugira ubuzima buzira umuze, abantu twitwaye gute? Ubuzima buzira umuze, nkeka ko uko ndi kubyumva, kuvuga ngo ubuzima buzira umuze, mba numva biri mu bintu bijyanye na health, medically. Ko bavuga ngo roho nzima, umubiri muzima. Ubuzima rero buzira umuze nyine niko byumva. Aha utekereza iki ku buhanuzi? Ubuhanuzi, icyo mbutekerezaho ni uko biri mu bintu Imana yashyizeho kugira ngo bidufashe mu rugendo. Buriya Bibiliya yose ni ubuhanuzi. Rero tudafite Bibiliya ntitwamenya iyo tujya. Ubuhanuzi rero ni icyo ngicyo buberaho, ni ubwo kutwereka aho tujya. Ubu ngubu abantu barabivanze, ndetse abantu ntibakizera ubuhanuzi cyane. Ikintu kigutangaza kurusha ibindi ni uko abantu batizera ubuhanuzi kuri ubu ngubu, kandi aribwo Imana yashyizeho. Ariko biterwa n'iki? Abahanuzi b'ibinyoma benshi nibo bagiye bahuzwa abantu hanuzi. Ndetse kandi naje gusanga ari impano, ko ni impano Imana yiha abantu. Yego. Umuntu ashobora kuguhanurira bitari ngombwa ko anasenga. Yego. Uri kuganira. Hari n'abahanuzi bagiye babaho ari impano Imana yabahaye gusa, batari n'abakristo. Abo bita Amagayane. Hari n'undi mukecuru witwaga hari Nyirabiyore. Hari abantu benshi bagiye bahanura ibintu biba ku gihugu, nyamara kandi bya bindi nyine byo kugira. Hari umusaza ngewe nzi i Cyangugu, yari umurokore, aza kugwa, akajya yinywera akayoga, yakunyuraho yasinze akaguhanurira. Mbese nyine ubuhanuzi ni ikintu kigari.
ubuhanuzi ni ibintu bigari cyane, ni impano Imana itanga, ariko kandi no kumenya ngo ubuhanuzi ni ubw'Imana cyangwa se ubw'Imana. Icyo ngicyo ntekereza ko ibyo ngibyo niyo mpamvu yavuze ngo mbasigiye Mwuka Wera azabasobanurira ibihishwe byose ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Bibiliya ivuga ko Bibiliya nyine nibwo buhanuzi butavangiye. Yego. Ushaka rero kubona ubuhanuzi asome Bibiliya, kuko ivuga ibyabaye ibiriho ubu ngubu n'ibizaba. nuko abantu bumva dukunda ngo niba umuntu ambwiye ngo twemera tubonye wenda mu minsi iza uzaba umuntu runaka, so what, nyine nzamuba, none se bigende bite? Ariko nk'ubu ngubu kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi ntekereza ko abantu batabyizera bibaho kandi biri real, kuko ntekereza ko ubuzima kenshi ubayemo ubu ngubu wabashije kubumenyaho mbere ariko utarabugeramo. Yego, ko ntekereza gusa nabwo hari ahantu hari nk'igenge bimbangamira. Hari ahantu ubuhanuzi pe bubangama, nanjye nkamera nka babandi nyine bateme, ariko soko ntabwemera. Mba nzi ngo Imana izangirira neza, n'iki ngiki yarakivuze izagikora. Ariko nabwo nk'experience maze kugira, hari umuntu mpanurira nkavuga nti nk'ibyo utabimpanurira rwose. I know. Kubera ko nko kumbwira, nko kuza umuntu akambwira ngo Imana tuvuge igiye kuguha imodoka runaka akayipresiza, mu by'ukuri ntacyo bimariye pe, usibye kuntera umutima uwo kumva ko ntari bunyurwe n'ibyo mfite ako kanya, nkatangira gutekereza cya kintu. Mu by'ukuri we nk'umuhanuzi ashobora yagiye mu mwuka cyane, ashobora kukibona kiri nkaha, ariko mu by'ukuri ufite nk'imyaka 5 yo kuba ntaragera kuri icyo kintu. Ikintu nteje mu mutima pe, arambangamiye, arambangamiye. Hari nk'igihe ngewe rwose numva ndavuga nk'abantu bahamagara ngo dusengane, nizere ko nta bintu by'ubuhanuzi birimo, ko simbishaka. Nta kintu nshaka ko ubuhanuzi buri buze kumarira muri icyo gihe, kuko wamaze kwizera ko uko ukiranukira Imana ibyo byose uzabihabwa. Ngewe mba numva uri kubyumva process ndimo, nubaha Imana, ndasenga, icyo nkora nivuga butumwa, Imana nayo ikampemba, sibyo? Mfite uburyo mbona mu mafaranga, ubwo buryo nibwo nzakoresha uburyo bungana gute, ninjiza aya ngaya, nzabika aya ngaya, mu gihe kingana gutya nzakora no business, mu gihe kingana gutya nzagura iki kintu runaka, sibyo? Yego. Wenda se katuvuge wenda ibyo ngibyo biranze, ushobora kuzafata loan muri banki, nkakora business, nkishyura, ejo bundi wenda nkagura inzu. Niko mbitekereza. Naho byo kuza kumbwira ngo rero ngo Imana ngo ubu ngo igiye kuguha ngo jipe, urakumva? Mu by'ukuri uri kunzana mu bintu ntaragera ku bushobozi bwabyo, sibyo? Unzaniye mu bintu ntaragera ku bushobozi bwabyo. Ikindi kandi ni gake biba ngo ubone umuntu araje ati ndagukunze ngo uhaye jipe, ni gake biba. Iyo bibaye nyine bari igitangaza pe mu by'ukuri, ariko ubundi ni gake biba. So rero witangira kunteza uwo mutima wo kumva ko kurarikira iby'isi cyane, guhangayika ndarikira ibintu by'isi. Umuntu atangire kukumva ngo wowe uzubaka ngo amazi ngo muri Kigali ngo amataje ngo cyabikwereka nkuko ugatangira kugenda ureba amataje y'abandi ati nk'iriya ntibazubake nzazigura. Iyo ubonye iri ku isoko wenda iragura na miliyari, iriya buriya wabona ari nk'iyanjye Imana igiye kuba. Icyo gihe rero naje gusanga ibintu by'ubuhanuzi ari byo gutuma abantu bazana ibintu kubigenzamo gake. None wowe nka Papi Clever, wowe kubureba ahisi iri kugana mu myaka 25, urabona isi izaba imeze ite? Isi izaba ari mbi, iri kugenda iba mbi cyane. Spiritually turi kugenda abantu baba babi cyane, hari kugenda haza ibyaha bigiye bitandukanye kandi bikomeye cyane, ku buryo usanga mu myaka 25 iri imbere isi izaba yanduye pe, izaba ari mbi. Ariko bizera Imana
ibihe byose tuzabibamo. Ni gute umuntu yakontorora amarangamutima ye kugira ngo atamuta ahantu habi cyane? ni ukutiyizeza ibintu bidashoboka nk'ibyo by'ubuhanuzi twaza tuvuga. kuko iyo tuvuge niba wishyizemo, niba umuhanuzi aje akakubwira ati rero mu kwezi gutaha hari umuntu ugiye kuguha miliyoni 100, kandi hano wabikuganirijeho, ibyo ngibyo iyo bitabaye wabyishyizemo mu marangamutima yawe ukavuga ati ndategereje itariki ukabona zigeze muri 10 na zingahe, ukabona bigeze muri 30, ukwezi kurarangiye, noneho ugatangira kuvuga ati wenda ubungubu wabona ari ukwezi gutaha. Bene ibyo bintu iyo bitabaye ni hahandi hari abantu benshi tuzi bagiye bagushwa n'ubuhanuzi kubera kutamenya gukontorora amarangamutima yabo. Ni ayahe mahame 5 Papy Claver agendera kugira ngo abaruye tubona ayo mahame avuga ati uyu ni Papy Claver? Amahame yanjye rero, icya mbere ndasenga. Icya kabiri nizera Imana ko ishoboye ibintu byose. Iki cya kabiri cyo navuga ngo kiranakomeye cyane, kuko nizera, ariko ngewe ndizera bya bindi bimeze nk'ibisazi, kuko ahantu Imana yankuye naho ngeze noneho ubu ngubu bituma ahubwo nizera cyane birenze ibindi. Ikindi ndakora cyane, nishyizemo ko ngomba gukora cyane, kandi nta kintu na kimwe mba numva cyabinkuramo. Ikindi nizera ko nta muntu n'umwe ushobora kunca intege. Umuntu umwe wanca intege ni njye ubwanjye. cyane. Ikindi nizera ko abantu bose batugira inama inyinshi ziba ari fake. Yego ndakuvuga ngo deja n'ubu ngubu abantu bakwegera, njye ntabwo nkunda inama nyinshi, ahubwo nkunda ibitekerezo. Yego. Yewe nk'ubu ngubu impamvu mbyizera, abantu bose bagiye bangira inama kandi benshi banankuriye, ndazubaha cyane, nkicara nkazumva, ariko usanga mu buzima bwanjye inama iyo nshobora gukurikiza ari imwe nko mu 100 yambwiye. Urumva nyine umuntu nyine abantu buri muntu wese ngenda mukuraho ide, urakumva ibintu mbwiye ngo mbikore gutya siko ndi bubikore, ndabikora ku nzira yanjye, ahubwo numve akantu kashya ushobora kongeramo. Rero naje gusanga inama nyinshi zitari ngombwa, cyane cyane ngiye nko gushaka umugore. Abantu benshi barampamagaraga bati ngo tukugira inama, akaba bakugira inama zikuroha bitewe nuko yubatse. umugore ntuzamwizere, kagira ngo nyine umubyara wese n'umwe. Ati ntukizere umugore, ati buriya atuzahora ushaka akantu k'impressiona umugore, umwereke kurenze, ugira utuntu tw'imitungo yawe ku ruhande atazi, uri kumva. Ati noneho atejo wundi umusiripurene, umwereka ko hari ibintu ngo wagezeho. Ngewe rero ikintu nizera kireka icyo ntatekereje. Yego. N'abantu banabimenye, uzambwira ibanga ryose ndibwira Dorcas, nta kintu njya muhisha cyane rwose, nuko nguko mbaho. So rero abantu abenshi hari n'abakubwira bati umugore nyine nkuko nabo iyo bagiye kuzababwira ati umugabo n'umwana we. Yes, cyane. Aha niriye kosa wakoze ujya wicuza?
haba mu Ntabwo. bwana haba muki. ntabwo njya ndegreta njye. Ikintu cyose iyo kibaye kiba cyabaye ndacyakira. ntabwo njya ndegreta. Akabazo ka nyuma, ese utekereza iki ku iherezo ryawe? Iherezo ryanjye rero mba numva rizaba iry'abakiranutsi. ntawe umenya ibihe biri imbere, ariko njyewe mpora mbisengera. urumva kuba mu nzira y'agakiza ni urugendo, Yego. kandi rutaje ngo rurangire. yewe n'abantu baraza bakakubwira, urabona bino bintu ukora ejo bundi bizarangira. aho njye siko mbyizera. njye siko Uba ni mbyizera. kure navugana ahubwo mba numva Imana izagenda irushaho gusiripurena abantu. abenshi Kuko iyo umuntu- baratunguwe. kuko iyo umuntu ambwira ngo ejo bundi ngo bino bintu ngo murimo ngo birarangira, ngo reba ba runaka ngo bigenda birangira, Guteze ngo ugira sizoni yawe. n'ubu ko tutumvaga ko bizabagaburira. njyewe rero mu gihe ngifite ibintu numva ntarageraho ntabwo birarangira. Yego. Tuganye ku musozo, turagushimira, ndagushimira cyane kuduha ikaze mu rugo, kandi dusabiye umugisha, watwakiye, ngusabiye umugisha w'uburyo bwose. Imana iguhe umugisha, ibyo kurya ntibizabure muri uru rugo, kandi Imana izagenderera urubyaro rwawe. Imana ijya iguha abashyitsi b'umugisha, batari ingenza. Ikindi ndagushimira cyane kuko utigeze ukoza Imana isoni mu busore bwawe, tuziranye igihe kinini. Hari benshi ugenda ubona babuvamo bariyanduje ukuntu, ariko uri umuntu natangira ubuhamya kubera ko nta saga runaka tukuzimo, kandi ntekereza ko uwashoboye icyo kintu n'iherezo ryiza aba yarasobanukiwe ko agomba kuribona. Ndagushimira cyane kubw'umwanya wawe, ko njye nemera umuntu gift umuntu yampereza. ushaka kumpa amafaranga nkabifata for granted nk'ibintu byakwiye kubaho, ariko time umuntu aguhereza ye yakwiye kuba akora ibindi bintu. So ndagushimira cyane kubw'uyu mwanya, kandi tuzasubira urumva. Kandi ni ukuri ntekereza ko abarebye ikiganiro banezerewe kandi babonye gukora kw'Imana n'imirimo yayo mu rugendo rwawe, sibyo? Ntekereza ko Imana izadufashe hagire uzakira agakiza kubwo kumva ubuhamya bwawe, akumva ko Imana ubuzima arimo ubu ngubu wabayemo bushobora guhinduka. Birashoboka cyane kuko buri wese aho ava n'aho agera, inzira ya muntu ni uruziga. Niba ufite icyo kubwira abantu, abakunzi bawe, ndetse turaza gusoza usengerera ivugabutumwa kugira ngo rigire aho rigera, kandi usabire umugisha iyi sheni kugira ngo icyo yahamagariwe izakomeze kugikora uko bikwiriye. Yego, murakoze cyane. N'ubundi twari dusoreje ku kintu kijyanye n'iherezo. Iherezo rya byose ryo riri bugufi. Uguhora twiyeza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ari nacyo mbwira abantu, kugira ubuzima buri muri Kristo biraryoha. Guhora usabana n'Imana, kubaho ubuzima utegura ubundi buzaza, nibwo wumva ufite sekirite, nibwo wumva ufite amahoro mu mutima. Yego. Kuko abantu hano hanze baragowe, barananiwe kubera ibintu bigiye bitandukanye. Umuntu ajya mu byaha ntahabonera amahoro, ariko ahantu ubonera amahoro nta handi ni muri Kristo. So nicyo nabwira abantu, gutegura iherezo ryacu neza. Yego. Murakoze, reka dusenge. Yego.
turagushimiye mwami Imana nziza, turagushimiye kubwa bene data baje hano, yaba Dieudonné yaba na cameraman bazanye. yego Ndakwingize mwami kugira ngo bahe umugisha, ndakwingize kugira ngo uhe umugisha ino channel, kugira ngo izabe umuyoboro wa benshi baze kuri wowe, maze ubwo tuzagera iwawe nabo bazambika amakamba yabahinduriye benshi ko gukiranuka. Turagushimiye kuri mu buzima bwacu, turagushimiye ko waje mu buzima bwacu ukatwihishurira ukatumenyesha uri we, natwe tukakwizera, kandi kukwizera ntibidukoze isoni. Yesu turi imbere yawe, turakwingize mwami kugira ngo uzaduhe iherezo ryiza, uzatujyane iwawe mu ijuru tubane nawe ubuziraherezo. Nibyo nsaba kandi mbisabira na bene data bose, kugira ngo mwami ukomeze uyobore intambwe zabo, baracyari abajene, baracyari abasore, bafashe mu rugendo rwabo, nabo bazubaka imiryango, nabo bazagire ababakomokaho, kandi mwami bagiye bakuberaho, ntibakaba ari bo biberaho. Urakoze mwami, urakoze ko uri kumwe natwe mu ruhande rwacu, urakoze kuri kumwe mu ruhande rwabo, bagiye kugenda ugendane nabo, natusigarane natwe tutabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Inkuru nziza TV